Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu muraho. Reka dushime Imana yacu kuri uyu munsi kwitugiriye neza kugira ngo twongere dusubukure aho tuba twagejeje. Niba ari ugusubukura, rimwe turasubukura ubundi tugasubira inyuma, ubundi tukavuga ibindi ariko ijambo ry'Imana ni rigari kandi ni rirerire, rifite n'ibintu byinshi cyane byo gukomozaho. Abantu tuzaryigira hano mu isi no mu ijuru, tuzakomeza kwiga ntabwo bizigira bihagarara. Uyu munsi nari nateganije ko nabakorera nka samari cyangwa se revision ku byo twagiye twiga cyane cyane muri iyi minsi, kuko nabonaga ari iby'ingenzi, ariko sinzi niba uwo mwanya turi buze kuwubona. Nkaza no kongera kubabwira kuri cya kibazo gikomeye cyo kwangirika k'ubwonko n'ibintu bibwangiza cyane cyane 9 tukwiye kwirinda. N'uwo wabona bikoresha ukamubwira akaga arimo, ubwo rero nibidushobokera turaza kuhagera. Iyi revision rero ni ukwiyibutsa kuri bimwe mu byo twagiye twiga. Nta wundi mugambi iyo twiyibukije ibyanditswe byera cyangwa se ibyo twize, ni ukugira ngo birushizeho kwinjira neza, byitsindagire mu bwonko bwacu, niturangiza tubyicarane bibi byacu kuko twabisubiyemo. Burya inka yumva neza uburyohe bw'ibyo yariye iyo yongeye kubigarura ikabyuza neza. Natwe kutwiga ni kwiza, ariko twongeye gusubiramo umuntu arushizaho kubyumva no kubisobanukirwa, bikarushizaho kwiyandika mu bwonko. Iyo byanditse mu bwonko rero bikicaramo, Dawidi niwe wavuze ati jyewe nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye mwami, kugira ngo ntagucumuraho. Ahatari ijambo ry'Imana hari indi mbaraga ihajya itera umuntu gukora iki? Gukora ibyaha. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19, Yesu yabwiye abantu abinyujije mu mugaragu we ngo dufite ijambo rizima rikomeye cyane ryahanuwe ko tuzaba dukoze neza nituryitaho, ngo kuko rimeze nk'itabaza ricanye ahantu hacuze iki? Umwijima, kuzageza igihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Mu Byahishuwe uruhande igice cya 22 niho havuga ngo iyo nyenyeri yo mu ruturuturu umurongo wa 16 ibandurira mu mitima y'abantu ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo uba wimitswe neza mu bugingo bw'abana b'abantu bitewe nuko yabonye icicaro mu mutima. Ni nacyo twavuzeho ubushize, kandi nibishoboka ndongera kuza kukigarukaho. Twavugaga rero iby'inzu nka fondation yacu mu by'umwuka. Umva, iyo ngiye kongera kuyisubiraho kubana inyigisho yakwiriye ifobya amavi, ifobya kwiyana kubabarirwa ibyaha, igafobya uriya murimo w'imbabazi z'Imana Imana itanga ari uko imaze kwereka umuntu ibyo yakoze. Niyo mpamvu iyo ngingo twongera kuyigarukaho, nayo tukongera tukayitsindagira mu bwonko bw'abantu kugira ngo bicare bayizi, babyumve neza ko Yesu ari we fondation y'ibintu ibyo ari byo byose. Reka dusabe Eliel adusomera urwa kabiri rwa Abefesi igice cya 2, aradusomera umurongo wa 19. Mwumva ayo magambo ukuntu avuga, aba ariyo mperaho twinjira mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turaganira ngira ngo kutugingo twishi cyane, mutega amatwi mukurikire mwumve. Ubu tugiye gutsindagira, tugiye kwemeza, tugiye guha imbaraga ubutumwa twakiriye ko ari rwo rufatiro nyarwo Imana ishaka ko abantu bayo bubakiraho. Twagiye Abefeso 2:19 aravuga ngo iki? 2:19 haravuga ngo iki? Eliel some cyane. Titiri iravuga ngo abanyamahanga n'abayuda ni bamwe muri Kristo. Abanyamahanga n'abayuda bose bari muri Kristo Yesu baba ari bangahe? Ari bamwe. Kubera iki? Abanyabyaha bose ni bamwe. Mwabyumvise? Hari idini rirya ryibonekeza ngo ryo niryo ryiza, ngo ndigo yarayobye, ngo ryo ririzima, ngo abandi bari muri Babuloni. Itsinda ugasanga ririyemera ukuntu, ngo abandi ndameze ukuntu. Abantu twese turi bamwe. Iyo tugeze muri Yesu Kristo tubihinduka ibyaremwe bishya, ibya kera biba bishize, dore byose babihindutse bishya, kuko imyumvire, imitekerereze, kugambirira, ibyo byose bihindurwa bishya nuko Yesu yamaze gucengera no kwicara mu bitekerezo by'umuntu. Aha rero mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 19 bagiye kutubwira ikintu gikomeye cyane cya base byo kugira ngo tube duhagaze dutya dufite imyizerere nk'iyo namwe mubona dufite. Twagiye 19. Nuko ntimukira abashyitsi n'abasuhuke. Kuri ubu butumwa bwiza, kuri iyi ngingo yo gutsindishirizwa, nta mushyitsi kuri yo. Twagenda rero
uwakabaye umushyitsi kuri yo ni umuntu utarigeze akorerwa umurimo mu mutima we. Komeza. Ntimukiri nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ego, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. turi ubwoko bumwe n'abaki n'abera, ego, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. turi abo mu nzu y'iki y'Imana. Kamabwira nta kiza nko kuba umuntu yiyicariye hano, izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, yibuka neza ukuntu Imana yamweretse ibyaha byarangiza ikamubabarira. Icyo gikwiye gutera ibyiringiro mu mutima wa buri muntu wese wakorewe icyo kintu, akavuga ngo nubwo naba umunyantege nke bingana iki, ariko ni umunyantege nke w'iki w'Imana. Ndi umwana w'Imana, ndabizi neza Imana ni data yarambyaye, kuko nabyawe ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Subiramo ayo magambo. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ego, ndetse n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. muraba mu nzu y'iki y'Uwiteka. Ubu Everine na Ivi nabo mu nzu kwa Jasi. Ushobora kubatwara ngo nuko mugira icyo mupfana, ngo nuko uri se wabo, ngo uri kuri nyina wabo, cyangwa se uri nyirasenge. Bakazabayo, yarangiza akakubwira ngo uzi n'ibindi nditahiye iwacu. Nugira ngo nubwo wagabura neza waruta ibiryo yakuriyemo, ntibibaho. Nubwo bafata neza umuntu, ntabwo wamufata kuruta ababyeyi be. Uko bamukubita siko mukubita, ibyo bamuhora si ibyo umuhora. Muranyumva neza? Nta muntu unezezwa no kuba iw'abandi. Hano rero baratubwiye ngo twe turaba mu nzu y'iki? Turaba mu nzu y'Imana. Komeza. kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abaki. Ngiryo ijambo tugiye kwiga. Kubakwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bari bubatse kuki? Bari bubatse kuki? Mu cyigisho bisa les écritures notre sauvegarde, ibyanditswe byarenga bidukingira. Murabyumva? Iryo jambo barigarutse ngo ubwoko bw'Imana bwubatswe ku rufatiro rwa mbere, kandi urufatiro ngo ruracyariho na bugingo bwa ryari n'uyu munsi, ngo n'urw'intumwa n'abaki n'abahanuzi. Reka banza turangiriza ayo masomo, ongera urihere hejuru. Kandi 19 haravuga ngo iki? Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ego, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Komeza. muri we inzu yose iteranijwe neza irakura, ngwibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakwa muri we namwe murubakanwa, kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana. Mwumve iby'Imana, muraba mu nzu y'iki? Noneho namwe mfite uburyo ibubaka, nayo ikaza igatura muri mwebwe. Ariko cyo muracyumva? Kuba mu nzu y'iki? Nayo ikaba mu yacu. Umva rero aho ruzingiye, ni ahangaha niho hari ipfundo ry'uko ubwoko bw'Imana buteye. Yesu aravuze ngo muri we namwe murubakanwa, kugira ngo mube inzu yo kuturwamo n'Imana mu buryo bw'iki? Ngo kandi iyo nzira kura. Subiramo twumve, ariko umanuke hasi nko kuri 20. Haravuga ngo iki? Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ego, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura, ngwibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Komeza. Muri we namwe murubakanwa. Muri we natwe tugeza dute? Turubakanwa. Tubaye tugiye mu nzu ye, nawe arahindukiye agiye kudufasha kubaka iyacu. Murubakanwa ngo bigende bite? Kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Umwe abe muri imwe, tube mu ya Yesu, nawe abe mu y'abandi, mu yacu. Muri icyo kintu ibintu ni bibiri, tube mu ye nawe abe mu y'abandera. Subiramo. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Somo ryiza cyane.
namwe murubakanwa muri Yesu. Objectif cyangwa se mission muba mufite cyangwa se Yesu abafite ni ukugira ngo Imana nayo izibe muri twebwe. Mwabyumvise? Rero iri jambo rivuga ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abaki n'abahanuzi. Ye kubabaza ikibazo, ari intumwa n'abahanuzi ababanjirije abandi ni bande? Ni intumwa n'abahanuzi n'abaki n'abahanuzi. None ubwo bari kuvuga ngo iki muri Bibiliya? Mwubatse ku rufatiro rw'iki? Rw'abahanuzi n'intumwa. Oya, bakagombye kuvuga ngo iki? Mwubatswe ku rufatiro rw'abahanuzi. Rw'abahanuzi ni iki? N'intumwa. Rero twebwe tugiye guhera ku bahanuzi kuko ari babanjirije intumwa. Murabyumva neza? Ariko n'abari abahanuzi nabo ni intumwa ziki? Ntabwo mu biro bibiri yikosheje. Murumva icyo kintu? Ariko turabicurukura, reka tubanze duhere ku bahanuzi kuko iyo bavuze ibyanditswe byera tubona abahanuzi tukabitegereza tukababona mu isezerano rya kera. Tugiye mu bahanuzi rero, reka mbaze uwa mbere, ngiye kubaha urutonde maze turebe natwe baze yacu aho twubakiye. Umve neza, umuhanuzi Natani, muramwibuka? Yaba yaratumwe kuri nde? Yatumwe kuri nde? Dawidi yari yakoze iki? Ngo yari yakoze iki? Yasambanye. Gusa se buriya se nibyo byaha byonyine yari afite? Yatumwe ku munyabyaha, murabibona neza, urimo kugerageza guhisha ibyaha yagenza ati yakoze. Icyo amugezeho ikintu yamubwiye, yaramubwiye ati rero muri uyu mwami twagujije ishyano, kuko abantu bitwaga babamenya n'abahanuzi kera. Ati twagujije ishyano, amutega amatwi nk'umuntu asanzwe ko ari umuntu w'iki? W'Imana. Byagenze bitetse muri iki gihugu hari umugabo yakoresheje ibirori, aragenda arenga umukumba afite w'intama 99 n'ibyatsi, afata agatama k'umukene, arangije aragacinja arakabaga, niko bariye mu munsi mukuru. Uti ngaho rero uwo muntu ukora aricyo ari muri iki gihugu cyane ati araharati, agaterwa inkota. Aramwitegereza aramubwira ati ko ari wowe? Ati gewe gute? Niko iki gihugu cyuzemo abakobwa bangana. Noneho bati atangiye gucakirwa ku ibyaha bye byagenze bitera cyamenyekana. Abagore bakirimo bangana iki? Ubu wabuze uwo washaka ukarongora kugeza ubwo ufata umugore w'umugaba w'ingabo ukamusambanya kugira ngo uhishe ibyo byaha, ukica n'umugabo we. Ubwo arangije atumva narwikatiye ibyanjye byarangiye. Ni nk'aho avuga ati uwuvuze nakagombye gutera inkota, ni wowe umunsi wakagombye guhita uyitikurwa kuko niwe munyabyaha. Aramwaruriye, aramubwiye. Umugabo rero yahise agenza terera, yahise akora ibishoboka byose, aragenda ageze ubwo ava ku gitanda cye, areka kunywa, areka kurya, buri kintu cyose cyitwa icy'umunezero afasha hasi. Aravuga ngo mpaka kuzageza aho agakiza k'umutima wanjye kazabonekera. Murabyumva? Ndashima Imana yatuye amagambo meza. Aravuga ngo ubu nkurikije ibyo ndimo kubona, kuko Uwiteka mishuriye ijambo ritaraba mu kanwa kanjye, ndi umunyabyaha, imigendere yanjye, imikorere yanjye, imikurire yanjye. Aravuga ngo ndahungira hehe umwuka wanjye wera? Unako umwuka w'Uwiteka, ndakungirayo umwuka wawe wera w'Imana we. Murumva iryo jambo he? Ndawuhungira he? Natani yarangije umurimo we, byarangiye. Dawidi atanze ubuhamya atumva hahirwa ubabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bikagenza bite. None ngiye kubabaza, iyo Natani adahaguruka ngo agende yerurire uwo mugabo ati nta wundi ukwiye guterwa inkota ni wowe, aba yarakize? Ntaba yarakize? Ntaba yarakize. Yari kujijisha abaturage, umugore akazicwa n'agahinda, umugabo ntazumwicishije, undi nawe arikamufuye akazapfana ubugome bwe n'ibyaha bye. Ariko ndashima umuhanuzi yarahagurutse, umusoza neza, birangira umwami aciye bugufi, yihannye, kandi ibyaha bye bigenje bitera bibabariwe. Uwo ni umuhanuzi wa mbere. Tunamugendana, bigaragara ngo umusaruro wavuye mu murimo we ni ukwihana no kubabarirwa iki? Ibyaha. Ntabwo yigeze abembereza umwami yarageze imbere. Tujye muri Yesaya, fata Bibiliya udusomere.
jya muri Yesaya ufate Bibiliya udusomere. Uwo n'umuhanuzi wa kangahe tugiye kujya? Wa kabiri. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nimuze tujye iki? Ngo bona nubwo ibyaha byanyu byatukura bingana iki? Tuku nzabyeza dere bisena yewe nubwo byasa n'umuhemba nzabyeza mbitunganye bisa n'ubwoya bw'intama bugenza butera bwera. Munkurikire dusomera umurongo wa 20 w'icyo gice niwo ndimo kugambiriraho. Imana irimo kubwira abantu ngo baze bayisange. Murabyumva neza? Nubwo ibyaha byabo byaba bisa bite, Imana irakubwira ngo nubwo wakwica iki gihugu cyose turimo ugahera kuri president ukageza ku muturage wa nyuma, iyo nusanga Imana si nk'abantu izarambura ibiganza kwakiri kubabarira ibyo byaha, nirangiza inabihanagure igufate ko imbere yayo nta kindi cyaha wigeze ugenza utera. Ariko murumva Imana yacu. Ariko mwumve noneho hari ijambo Natani agiye guhuriraho na Yesaya. Muryumve neza umurongo wa 20 aravuga ngo iki? Ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Nimwari mubivuze. Subiramo. Ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amina. Mu yandi magambo no kuvuga ngo uwatanze ubutumwa bwo gutsindirwa n'ubuntu kubwo kwizera, uwatanze ubutumwa bukiza abanyabyaha, inyuma yabwo arabwira ngo bwakire nutabwakira inkota iri ku gahanga, bwakira nutabwakira urarimbuka, bwakira nutabwakira urapfa. Mwabyumvise? Mwumva rero ikintu ngiye kubabwira gikomeye cyane. Yesaya Natani barahuje, bararetsikana ikibazo, ariko barabwira umuntu ngo nuramuka udakoze ibi hari inkota iri hehe inyuma y'ubu butumwa duhetse. Kambabwire ubutumwa bwo kwera kubabarirwa ibyaha bugendana no kubwira abatazabwakira ko nta mahoro bazigera babona, kandi ko bazasoza urugendo rwabo bishwe bazanarimbuka. Nubundi umuhanuzi yaravuze ngo nta mahoro y'abanyabyaha. None nimumbwire, iyo dushinzwe ngo dufite iterabwoba, ngo ubutumwa bwacu ngo burimo iterabwoba, icyo kintu turakiregwa. Reka mbabwire, ndabyemera 100% ubutumwa bwacu buri mwiki terabwoba. Ndetse reka naberurire, niba mutari munabizi mwicaranye n'ikihebe ngo iki abantu bose babwiriza ubutumwa bwo gutsindirizwa n'ubuntu kubwo kwizera n'ibiki n'ubutumwa bafite n'ubwiteraki nuko nutumvisha umuntu se ko azarimbuka azabona ko akwiye gukira. Azabona ko akwiye gukira. Jewe rero mbabwire muri iyi nzira ijyanye n'ibyo kwira no kubabarirwa ibyaha nkurikije ibyo nayizeho nta butagatifu nkeneyemo, kuko nintangira kwibombarika ngo mvuge ngo nkandera nka Yesu, ngo nigane imico ya Yesu, ngo mvuge nka Yesu, navuze nka mwarimu ajya kuvuga nka Yesu, gendi Yesu. Ubu uravuga wagiye wigisha nka Eliyeli, ko ari wowe wigisha neza, urangira Eliyeli je nka Eliyeli yakuzarya imyumbati nanjye nkurarya ibijumba, kuko uzakundesheje no. Murabyumva? Eliyeli amateka ye ntasa nayanjye, kuko uzangomere nkawe, nta nubwo nzanamira nka Yesu. Noneho mvuguruze ibyo n'ubundi dusanzwe twigisha. Impamvu ni iyi, maze ubu jewe wafata ukankubita ukanshorera ukanjyana ukantera imisumari ukanciraho imyenda ukambamba hagati y'isi n'ijuru, niba ari n'iby'Imana ashobora no kuba nanabivuyemo ngikubitwa urushyi rwa mbere, none urambwira ngo mere nkawe, uwo muntu wihangana nicyo gihe nabishobora. Hari umuntu washatse kuba nk'Imana wa mbere na mbere, uko byamugendekeye murakuzi, ngo ndazamura intebe ye, ngo arayigeza hejuru, ngo ashake komera nk'uko Imana igenje. Ahari nibyo ategereje, murabyibuka. Rero ubu bukirisitu bwigisha abantu kuba batagatifu n'imyigengesero, ntibabe nk'uko bagombye kuba bameze,
byica ubutumwa bwiza, bigatuma ibyo batanga bitabasha gukiza abantu, kuko bihita bifatwa nk'aho ubutumwa barimo gutanga ngo bwuzuye mu iterakira. Bwuzuye mu iterakira. Ubu butumwa burimo iterabwoba. Nutabwira abanyabyaha ati murapfuye murarimbutse, nutababwira ati ni mwe mwabambye Yesu, ni mwebwe mwishe Yesu, ibyo ntibizigera bishitura imitima yabo kugira ngo bumve ko ari abo kurimbuka. Mwumvise? Abantu bagerageza guhimba ibintu by'imyitwarire na disipline bagomba kugira muri ubu butumwa. Harya nta muntu wigeze aririmba ngo tugende uko Yesu yagenje yagutoye umeze ute? Ku gasozi niwe wateranyaga abantu, ku gasozi wari umushizi w'isoni, wari indaya ruharwa, wari umuntu udakurwa ku ijambo. Yesu yaribeshye se gutora gutyo? Kuki atatoye inyangamugayo? Arabizi amahane yawe azi icyo azamumarira muri uyu murimo, arabizi imyitwarire yawe azi ko hari icyo ushoboye muri uyu murimo. Ngwino uko yagutoye rero. Amina. Ngwino nushaka kugira ngo wibambarike ngo wigire ukundi, uzasanga bwa butumwa ubu ngubu abandi bahanuzi bajyanye buciyemo kabiri umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana ntukorwa. Icyo cyumvikanye ni ukuvuga rero ngo niba nta disipline dufite muri ubu butumwa, niba tuvuga tugatera ubwoba abantu, niba ibyo twigisha ngo abantu bakizwa nuko batewe ubwoba, tampi, Imana ishimwe. Noneho jewe nabwiye abantu tuzajye tugaragarira kuri tele, nibwo tuzahabonera imbwa n'iki n'umugabo. Wigisha amezi 5 agushirane nta muntu uriyunga n'Imana. Je nigisha amasaha 3 ane, abantu bari barimo kuvuga ati ikintu ushigaje ubu ngubu ni ukujya gusaba imbabazi nabo nagenje nahemukiye. Ubwo tuzareba resultare. Icyo ushatse kuvuga ahangaha ni iki? Ni ugutsindagira ubutumwa dufite, urufatiro rwabwo. Mwabyumvise? Ni ku ntumwa n'abaki. Ubu turi ku baki bambere, abahanuzi barabemberezaga. Umugaragu w'Uwiteka aravuze ngo nimwemera ibyaha byanyu mugasanga Uwiteka bizababarirwa, izabindura umwereko nimwibeshye mwange inkota iri inyuma. Ntibivuzwa n'umuntu ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagenze gatera kabivuze. Twavuye aho ngaho tubanze dutsindagire ubu butumwa duhetse n'amateka turiho, ndimo kugira ngo mbumvishe neza. Tujya ku gihanda bwihe, nako igihanda cya mbere muhotozi. Ngo muhotozi ngo cyari cyarabujije abagore n'abana kunyura mu nzira. Murabyumva? Ku buryo ngo iyo nzira yari yarameze ibyatsi bitewe nuko nta muntu n'umwe wari ukinyuramo. Ruzirabwoba nabo yaraherekeje, ahageze kiramubwira ngo ntabwo mugomba kugeza gutera kurenga ahangaha. Aracyitegereza, aravuga ngo uyu mugore n'abana turi kumwe. Ngo umugore ni iki? Bagomba banyura muri iyo nzira byanga byakunda. Murabyumva? Iyo bavuze umugore mwumva iki? Itorero ririmo amatorero yose ari mu bintu atazi. Abana b'itorero, umugore n'abaki ntibazi inzira yarasibye, yamaze ibyatsi, hari ibihanda byababujije. Tugomba gukora ubutumwa twiyahuye, twambuye abantu abandi kugira ngo bazamenye ubutumwa bwiza. Ruzirabwo bahise avuga ngo baranditse muri icyo gitabo, barandika ngo nuko akiyahuraho ngo ageze ate. Umva rero ubutumwa duhetse n'ubw'ibyihebe, n'ubw'abiyahuzi, kandi ibyo batambutsa nta mikino igomba kubamo. Barwanye inkundura nyuma yo kukiyahuraho, kimubwe ngo ntabwo unyura hano n'abo bagore n'abana, nibishoboka sinakwemerera. Inzira yarasibye. Muzi ko inzira yasibye? Ubu njya nicara ngatekereza uko amatorero yakira, ngasanga nitudahaguruka ngo dukore ntabwo abantu bazagenda batera bazakira. Inzira yarasibye. Kiliziya Gatolika yasibye inzira, abadive barayisibye, abisilamu barayisibye. Ibyo bihanda byose biturutse ku bayobozi byasibye inzira. Tugomba gucengera mpaka inzira tukayiharura, kandi nituyijyamo ni ukwiyahura. Nta mikino tugomba kuyijyanamo. Ukuri kugomba kwerurwa nk'uko kugenze gutera nk'uko kuri. Twagiye ku gihanda cya kabiri. Igihanda cya kabiri, iki gitindi ni mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu. Ndumva mufite na brochure yabo.
mukirisitu yari yaratambutse aho hantu, yaragiye intambara yarwanye, murayizi, murabyumva, murankurikira. Ndetse baranditse ngo aho hantu mu gitabo cya 2 ngo hubatswe inzu y'amateka kugira ngo abagenzi bose bajya mu ijuru bajye bayiga, ngo kuko amabuye yaho ngo yarakiriho inuza imikori y'amaraso yasizeho, ngo amacumu ye hari utwuma twinshi twari rwaturavunaguritse, ngo ibyo binuza, ngo ibyo bitare, ngo wabonagaho ibirenge naho bagiye bikubita hasi, ngo bigaragaza ubwitange budasanzwe no kunamba ku Mana kwa mukirisitu, kugeza ubwo yarwanye intambara akagenza ate, akayitsinda. Ruzirabwoba rero ahageze aho mukirisitu yarwanya agatsinda, ariko igihanda ntigipfe, arangiza tuzi n'ibindi ati aha hari igihanda kandi tugomba kurwana nacyo kugira ngo dushake inzira. Ibyo cyakoreye mukirisitu turabizi, ibintu cyakoreye abagenzi turabizi, abo cyaciye umutwe turabazi. Ntabwo tugomba guhagarara, tugomba kurwana inkundura ku buryo tukica. Ariko murumva Ruzirabwoba agikubitana amaso nacyo hari amagambo cyamubwiye Ruzirabwoba, kiramubwira ngo wowe Ruzirabwoba, wowe wiba abantu muri iki gihugu, warangiza ukakibamo abagore n'abana. Ngo abagore ni iki? Harya umugore twamubonye ku gihanda cya mbere, twamubonye n'abana twababonyemo. Na Ruzirabwoba aravuga ngo wiba abagore n'abana ukabajyana mu kindi gihugu, mu mahanga ya kure, uca intege ubwami bwa databuja. Nuko cyamubwiye. Umva Ruzirabwoba ukuntu yaragisubije ngo ni umugaragu w'Imana yo mu ijuru, akazi kanjye nukubwiriza abanyabyaha kwihana. Rya jambo rigarutsemo, arakomeza ngo mvana abantu mu mwijima nkabajyana mu mucyo. Ngiyo ntandaro yabaye y'intambara. Ngo icyo gihanda cyumvise kibabajwe cyane n'umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, kwigisha abantu kwera no kubabarirwa ibyaha, akavana abagore n'abana mu mwijima, akajya basahura bavana mu gihugu bari barimo mu cyanya cya Satani, akabajyana mu kindi gihugu cy'ubwami bwa hehera bwo mu ijuru. Ngo ibyo biramurya cyane, aramubwira ati niba ariyo ntandaro ukaba wemeje gufata ibirindiro imbere yanjye kugira ngo turwane, ngo ino noneho turwane. Iyi intandaro y'intambara, intambara yahese ihera ubwo ihera ubwo baracakirana bararwana. Baranditse ngo bamara isaha yose barwana kugeza ubwo noneho basabye agahenge. Ujya wumva ngo Kongo, ngo naye muvane turabarimo kurwana, ngo noneho ngo basabye kugira ngo habeho agahenge. Ukumva bamwe ngo dutanze itangano zo ko tubaye duhagaritse iki intambara. Barayihagaritse koko, umwe araruhuka n'undi araruhuka, irongera urasubukura bwa kangahe, bwa kabiri. Abo ntabwo urava kwizima, uracyakomeje gahunda yo gushimuta abagore n'abana bavana mu gihugu cy'iwanyu ubajyana mu kindi gihugu. Ati cyane ndacyabikomeje. Barongera baratimburana kuzageza igihe ibyanditswe biratubwira ngo yagiteye inkota mu ibondo, nuko kirapfa. Ngo ariko ntabwo cyapfuye gupfa, kuko kigira umutsi, ngo ntabwo gipfa gupfa ngo kimeze nk'injangwe. Ariko icyo nashimye, iyo ntambara yashoje gipfuye kirangiye. Murabyumva? Abahagarariye ubutumwa rero bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, mwumve, barahura n'inzitizi zikomeye. Icya mbere ni ababutesha agaciro bihishe muri bwo. Kubera iki? Babutakariyemo. Murabyumva? Bamara kubutakariramo bagatangira guhutesha iki? Agaciro. Hari abandi abanyamatorero bo abangaba bo bavuga ngo urunuka. Kabiri, hari igihe imbaraga zibura, zamara kubura icyo zikora ku butumwa bwiza, zikisabaza za leta kugira ngo zibashe kubungana no kubatera umwete kugira ngo barebe uko bacecekesha iyo mbaraga. Reka mbabwire, tuzarwana n'izi nkozi z'ibibi, isezerano rirahari, Imana ishimwe tuzazitsinda. Mwabyumvise? Leta ihaguruke, abanyamadini bahaguruke, abo twahoranye muri ubu butumwa bahaguruke, barwanye iyi ngingo ngo basenye iyi fondasiyo yubake kurunuza kubahanuzi yo kwemera kubabarirwa iki ibyaha. Navuze ngo Imana ishimwe kuko uri kumwe natwe, tuzabatsinda uko byamera kose. Tujye ku gihanda cya gatatu.
mu gihanda cya kangahe? Cya gatatu. Ngo cyari gifite isura iteye ubwoba, akanwa nk'ak'intare, murumva, amajanja nk'aya ruko, ibara nk'iry'ingwe, gifite amahembe 10, kikagira imitwe 7, kandi kikaba gitegekwa n'umugore. Murumva icyo gihanda? Murumva icyo gihanda yemwe? Cicaga abantu mu mudugudu w'irimbukiro mbura mumaro, abandi kikabatwara kigashimuta abana ngo kikajya kubigisha kuri gati ibyana byacyo. Ruzirabwoba hageze, yiyemeje gusanga icyo gihindu gembe, niko banditse mu birindiro byacyo. Ariko mwankurikira, yiyemeje kugisanga hehe? Mu birindiro byacyo. Mwumva abantu bajyanye nawe, mubumve, nibwo muhita mwumva neza cya kindi rwa rufatiro. Ubu turi ku mateka, murwumve neza, ngo nubabajwe n'ibyaha. Ngo ubabajwe n'iki? N'ibyaha. Iyo ugeze kuri iyo ngingo nta kintu wumvamo. Urwa kabiri rw'Abakorinto ruvuga ngo iki? Ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana, ngo gatera kwenda kutagenza gute? Jya mu gitabo cy'umugenzi abaza ate se iyi sayo kukitatindwa tereka da ntikanatindwe, kubera ko yarishyirwamo ico n'ibyondo. Ibyo byose bizanwa no kwemezwa k'umutima w'umuntu ko ari umuki, ko ari umunyabyaha bitewe n'umwuka w'Imana. Ubwo bagarutse kuri bwa butumwa ngo ubabajwe n'ibyaha, mugabo wera, mutabeshya, usaba imbabazi. Ngo usabe iki? Umuntu yasaba imbabazi atabona ko ari wo kurimbuka. Ninde twabanye utekamba asaba imbabazi? N'uw'Imana irimo kwereka ibyaha byo mu gihe cyashize. Murabyumva neza? Rero kubabonye, kubitegereje ukuntu Imana yakoze umurimo muri icyo gice, muri icyo gice, mu rurembo mburamumaro, abo mwumvise mvuze amazina nibo bafatanije na Ruzirabwoba bajya gutera igihanda. Ngo bajya gutera igihanda. Ndashaka kubanza kubabwira ngo ubundi abahetse ubutumwa bagomba kuba bameze bati. Icyambere, bagomba kuba ari abantu bagaragara nk'abashizi b'isoni, bavugisha inani na rimwe, batagira uwo wubaha kuri ubu butumwa usibye Imana hehe yo mu ijuru. Murabyumva neza? Ngo nuko kibabonye baje kugitera, baranditse ngo kibarebana iseseme n'igishaka kizaruke. Abantu ubona batifuza no kugusuhuza kubera ubutumwa uhetse. Uza abantu ubona batifuza no kugenda nawe kubera ubutumwa uhetse. Uza abantu bakwanga bakakwangisha n'abandi. Niba bafite iseseme bazaruke. Bagisanze mu birindiro byacu, baragisimbukira, baragitemagura, barakigwana nacyo. Ndashima Imana ko bahavuye bagenje batera bakishe. Ibi bihanda bibabwiriye iki? Nuko hose tugenda twumvamo ingingo yo kwihana no kubabarirwa iki? Ibyaha. Rwa rufatiro intumwa, abahanuzi, abantu b'iki gihe tugomba kubakaho. Kandi ngo fondasiyo yarwo batubwiye ngo ninde? Ni Kristo Yesu. Tujya ku gihanda cya 4. Sibwihebe? Mbere yuko bagitera habanje inama. Iyo nama abantu bananiwe kumvikana. Tibananiwe kumvikana gute? Barabanje baravuga ngo ariko ubundi ngo byaba byemewe ko umuntu ashobora gutera urugo rw'abandi akaruvogera, uko so guhohotera siki? Ngo amategeko ntabyemera, nuko uvombyera umudendezo w'umuntu. Turagendana, nta gupfa gutera bwihebe naho yibereye mu birindiro bye. Muzumva abatangiye guhakana ubutumwa, abatangiye kumupinga, abatangiye kubuha agaciro gake, ngo umuntu yivanga mu mudendezo w'abandi. Murabyumva? Muzi icyo Ruzirabwoba yahise akora? Yumvise abantu bafite ibitekerezo bimeze bityo, yahise arabwira ati rero nubwo nta ngingo n'imwe y'amategeko iturengera, murabyumva, yo kujya kuvogera no kwataka no gushotora. Kandi bagabo kuvuga ngo ni ikihebe, akora ibintu bitagira n'inyandiko. Aravuga ngo ariko ngo hari ahantu handitse ngo mugurane intambara nziza yo kwizera. Uranyumvira? Kubera icyo ndahagurutse ngiye kuri ruhande. Uwifuza ko tujyana muri iyi ntambara nawaze, undazi, baragenda baragitera, baragikubita, barakica, babohoza
abantu bari barafungiwemo, barangije umva igikuta cy'ishidikanyamana n'igipangu cya bwihebe cyose bahava bagishyize hasi. Ntibabohojemo abantu, muzabarebe ntege nke mugenda yanga n'abandi mwizera buhoro. Abantu nk'abo ngabo bagiye babohozwa hirya no hino, bageze mu bwami bwo mu ijuru, bashima abantu bababwiriza babafashije kuko bakoze igikorwa gikomeye cyane. Urumva sa arimo kwikiriza, yarababwiye ngo tugende, kandi ushaka tujyane narangiza nkurikire. Bwihebe ibye byararangiye, aracica. Ndashima neza ko umurimo wabo wagenze nk'uko bikwiriye. Tugiye kubahanuzi n'ubundi ngo kubaki twumve baze yabo, imbaraga bari bafite bazikomoraga he. Tugiye mu gitabo cya Yeremiya. Namwe mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Umva Yeremiya kugira ngo mwumve neza agaciro k'ibyo twebwe tubamo. Yeremiya wahageze? Igice cya 3 uriyo? Umurongo wa 11 haravuga ngo ikititiri hari. Some cyane. Imana yemera kubabarira abihannye. Ngwiki yemera kubabarira abihannye. None Yeremiya yarazi uko umuntu yihana cyangwa ntabwo yarabizi? Bigaragara ngo uyu muhanuzi nawe ubwe yari yubatse ku butumwa bwo kwihana no kubabarirwa iki ibya. Jya muri Yeremiya igice cya 4 aho ngaho hakurya ya wahageze. Umurongo wa mbere titiri hari ravuga ngo iki? Imana yinginga abayuda ngo bihane. Ijambo rikomeje kugaruka nirivuga ngo iki? Kwihana. Urakoze. Jya ku gice cya 4 n'ubundi umurongo wa 19 titiri yahi hari ravuga ngo iki? Imana iririra abayuda banze kwihana. Imana iririra baki banze kugeza gute? None reka mbabaze, ninde wakomezaga gutota abayuda bigisha binginga kugira ngo bagarukire Uwiteka ariko banyuze mu nzira yo kwihana? Ninde? Ni Yeremiya. Siko bimeze? Bigaragara ko ubwo butumwa yaragenje ate? Yarabuze. Bamaze kumutera butwatsi, hari ikintu yababwiye. Igice cya 5 kiravuga ngo iki? Imana itegekera abayuda ibihano ibahoye ibyaha byabo. Banze kwihana ibyaha byabo. None Imana ibahaye inzira, iberetse intuzi inzira, baravuga ngo iyo nzira ntabwo tuzagenza dutera, tuzayinyuramo. Bagombaga guhabwa iki? Ibihano. Imana yabera byasezeranye. Ariko irigarura igice cya 7 umurongo wa mbere titira avuga ngo iki? 7 Imana isezeranira amahoro. Imana ibasezeranira amahoro n'ibihana. Murabyumva? Imana ishyira condition sine kwa none ku bayuda. Irababwira ati rwose singiye kubabeshya. Nimuruka mwihana muzaba iki? Ibasezeranira amahoro. Murabyumva? Igitangaje iyo ugiye muri Yeremiya igice cya 8 harakwereka n'ubundi y'inzira. Mwumve neza. Iyo nzira iravuga ngo iki? Igice cya 8 umurongo wa 6 haravuga ngo Imana igaya imyihanire y'abayuda kwidahuje n'ukuri. Iyo baje gusenga bafite ibindi babibereyemo, mu myihanire yabo bafite uko bifata n'uko bitwara bidahuje n'umurongo Imana yashizeho. Imana yashizeho uwe murongo. Umurongo igice cya 8 umurongo wa 6 haravuga ngo nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Abantu basenga Imana bateze amatwi numva batavuga ibigenza bite? Ibikwiriye. Bavugaga bicamangambure, bavugaga biki bitakaragasi, bavugaga biki bintu bitari byo. Bakagombye kuvuga ngo iki? Subiramo twumve. Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. nta numwe wihanye ibyaha bye ngo avuga ati mbese ariko nakoze iki? Murumva ikibazo Imana ari ifitanye n'abantu. Yeremiya yagifuturiye abantu neza. Aravuga ngo nigute ujya imbere y'Imana ntuyibaze ibyaha byawe? Nigute ujya imbere y'Imana ntuyibaze ibyo wakoze? Iyo misengere yanyu mw'abayuda mwirapfuye, murimo kwanga inzira, nyamara iyo nzira y'ubugingo yakagombye kubakiza. Mwabyumvise? Bigaragara rero ngo tutiriwe tunyura ku ruhande, abahanuzi baze yo kwizera kwabo, baze y'ubutumwa bwabo n'ubundi kwari ukwihana no kubabarirwa iki? Tujye kuri Yona. Ngwinde
badusomere Yona igice cya 3 umurongo wa 8. Nibwo muri muhite mubona umurimo abantu bakoze. Abo nabo muri Siriya. Mbibukije mu magambo avunaguye. Muri Siriya hari ibibazo bikomeye cyane. Nkabona umugaragu w'Uwiteka Yona, muranyumva neza? Muramurikire? Yego. Yarakwepye ngo atajya kwiteranya, aticirwa aho hantu n'ibyaha byari muri uwo murwa. Uti ibyo byaha byari bimeze bite? Byari byaha birenze ukwemera. Aho bicaga abantu bakajya bababaga, bakabakuraho umutwe, imitwe bakayirunda ahantu, impu bakazikura ku bantu, wo bishe bakajya bafata uruhu bakarubamba, bamara barangeze bakandikaho izina rye. Abo bantu bari bazima, bari bazima. Buri gihugu cyose mu isi cyifuzaga kubona iryo shyanga ryarapfuye ritariho. Bababazwaga cyane no kubona icyo gihugu kiri mu isi gihumeka, gifite abantu bahumeka, kandi ari abagome b'indenga kamere mu isi. Imana ibwira Yona ati rero ukajya kumbwiririza bariya bantu. Yona ati nanjye ngakwepa, ngo akageza atara ntageze mu nyanja. Abayirimo bati iki kigabo nicyo kigiye kuduteza kaga, tugeze duto tukijugunye, bakijugunya nuza mu nyanja, ifi biramumize. Iragenda imuruka n'ubundi hahandi agomba kujya gukora umurimo. Umurimo noneho yanze kuwukora ku neza, awukora amaze n'ubundi minsi 3 mu nda y'iki. Iyo urebye resulta y'umurimo yakoze niyiguha ngo uyu muntu yari ameze ate. Murabyumva neza? Yavuze ibiki byatumye abantu bakora ibidasanzwe. Nayahe magambo yababwiye ku buryo abantu bona imirimo yabo ari imirimo ikomeye cyane. Tugire muri Yona igice cya 3 umurongo wa 8 urasoma ugeze no ku wa 10 twumva uko havuga. Haravuga ngo iki? Yona yongera gutumwa ininiwe. Yego. Murongo wa 8. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Yego. Ahubwo abantu n'amatungo byose, abantu amatungo ngo byambara iki? Byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje. Yego. Kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Nta ubizi ahari Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Amina. Komeza. Murongo wa 10. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Irabababarira. Yego. Umudugudu wose urakira. Aha rero birakwereka ngo yahakoze iki, yavuze ibiki. Abo bantu kuba ari abapagani, abagome babicanyi, babwiwe n'iki kwiriza ubusa, babwiwe n'iki gusenga bamaramaje, babwiwe n'iki kutongera kurya, babwiwe n'iki kwisiga ivumbi bakajya mu mukungugu bakisiga igitaka. Nuko ariyo nawe agenje ati yarabwiye ngo nimukora ibi mushobora kuzarokoka, nimutabikora mu minsi 40 igihugu cyanyu kiraba gisibanganye, kiraba kirangiye. Mwabyumvise? Ibyo rero biratwereka ngo uyu mugaragu w'Uwiteka yarahetse ubutumwa butuma abanyabyaha bihana, ibyaha byabo bikagenza bite? Bigahanagurwa. Uwo si Yona tuvuyeho. Tujye kuri Ezekiyeli. Igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo iki? Ntabwo ni wigire hino, umunsi urasoma amasomo menshi urayajagajaga. Ezekiyeli igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo 3:18. Yego. Uwiteka agira Ezekiyeli umurinzi. Agira Ezekiyeli iki? Kudaso 18. Nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiririza kuva mu nzira ye mbi, ngo akize ubugingo bwe. Ngo akize iki? Ari uko yavuye mu nzira
mbi nindamuka nguhaye ubwo butumwa nkabugutekera nkavuga ngo genda umbwirira abantu ubabwire kuva mu ngeso zabo mbi bareke ibyaha byabo bihana ibyaha byabo bibabarirwe ibyo bintu ntubikorege ubwanjye nakwitumiye subita kurimo kubwira Yeremiya komeza uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye ariko nowe nzabaza amaraso ye muri icyo kintu nimurebe hano ubu wari uzi ko nusheshenga umuntu nutamubwiza ukuri ngo ave mu ngeso ze mbi yihane uzaryozwa amaraso ye ko wishe umuntu azapfa kuko igihano kirahari ibihembo by'ibyaha ni iki ariko Imana ikubareho ngo niwe wagenje ute amabwire rero jewe ndashima Imana cyane icyo ushimira Imana ni iki Imana izamfasha mu buzima bwanjye bwose igihe gisigaje kubaho kuri iyi si sinzigere ntanga ubutumwa cyangwa ntambutse ubutumwa cyangwa nigisha abantu ubutumwa bubashyenga kandi bari mu kaga mwumvise abantu bari mu kaga bari mu nzira yo kurimbuka nurangiza uze utangire uze kubabyina imbere hari amabuwate najya kubyinayo harimo n'abakobwa umuntu akarara n'umukobwa cyangwa se akarara n'umudamu akinezeza aho kugira ngo umuntu azaze kubyina no gukinana mu by'Imana Imana yaravuze ngo ndakubwira ngo ugende ubwire umunyabyaha ko azapfa niba ngutoragera kuvuga ngo genda umvugire ukazaramuka umuciciriye azapfa azize ibyaha bye ni akazi ke ariko nuramuka utamubwirije nzakuryoza amaraso ye Imana izandinda ako kaga urabyumva ubutumwa Yeremiya yarahetse Yesaya yarahetse Ezekiyeli yarahetse murabwumvise ni ubutumwa bugenda bukabwira abanyabyaha n'ingeso barimo akaga barimo bakagenza batera bakakavamo kugira ngo ubone noneho ikintu kibyemeza neza jya muri 25 mwumva Imana ubutumwa yari yamuhaye bwo guhinduka kw'imbere mu mutima bwo kwiyana kubabarirwa ibyaha Imana igatura mu bantu yarangiza igasohoza imigambi yayo kugira ngo noneho abantu babeho amategeko y'Uwiteka yaranditswe muri bo haravuga ngo Ezekiyeli 36 umurongo wa 25 haravuga ngo gerageza kwihuta Ezekiyeli 36 umurongo wa 25 36 haravuga ngo nzagenzana Eliyeli ko atindara yereka nawe amaze gusaza amaze kumera nkanje ntabwo akireba urabona ukuntu ahungeze haravuga ngo ngwiki 36 umurongo wa 25 haravuga ngo iki nzabanyanyagizaho amazi meza asobanura ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ni ubutunga urutoke ntamba w'Imana apfiriye abanyabyaha ni ubutunga urutoke umugome w'umunyabyaha yahemukiye Imana ni ubwo butumwa bwiza ko aba bantu bakeneye kwiyunga kuko umwe muri bo yahemukiye undi murabyumva mu yandi magambo Imana nihemuka ni nziza ahubwo umunyabyaha ni wayihemukiye ishingiro rero ry'icyo bita ubutumwa bwiza Imana ishaka kunyanyagiza ku mitima y'abantu ni ugusobanukirwa n'iyo ngingo y'ukiza n'ukwiyagakiza mwabyumvise bavuze ngo iki rero nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabaha n'umutima mushya amina mbashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye nk'inyama mu bindi bitabo ho arabivuga nzabavanamo umutima ukomeye nk'ibuye mboroshye mbashyiremo umutima woroshye nk'inyama nindangiza amategeko yanjye nyandike muri mwe kumvira Imana ntibizajye bibarushya murabyumva kuko amategeko umuririmbyi niwe wavuze ngo niba uri muri Yesu neza genza gumamo iyo uri muri Yesu amategeko yarakorohera ariko iyo uri hanze ye amategeko ye ni umutwaro niyo mpamvu abantu batakiriye Yesu kubabuza gusambana ubahemukira kuko n'ubundi nari rigomeza kuba ryarindi ahubwo bubavuna mu mutima umuntu umwe niwe yageze kutubwira atubwira ati rero
aho kugira ngo njyewe njye nkomeza kugenda mpeheta nzajya nsambana bigira inzira. Nyine ntiyigeze yigishwa ibyo guhinduka, muranyumva neza, yigishijwe ibyo kwigengesera, ibyaha bikomeza kumuremerera, akisanga yakoze n'ibyo abapagani batagenza batera badakora. Kubera iki? Nta kindi dini rimana rifata umuntu rikamufubika umwenda w'umweru agasa n'uwakijijwe, nyamara ari ukwigengesera. Uriya muntu aba afite umutwaro umuvuna mu buryo bukomeye cyane. Umuntu w'Imana we aba yarahinduwe na Yesu, harimo imbaraga zo kumvira amategeko, murabyumva, ariko utarahindutse mu mutima, ahubwo amategeko amubera umutwaro umuremereye cyane, kuko abagenda yigengesera ku bintu adashobora, kuko ntawe uzakizwa n'imirimo itegetswe n'iki. Reka tujye mu gitabo cya Nehemiya. Nehemiya igice cya 9 hari titiri ivuga ngo abantu biyiriza ubusa bihana. Ijambo riragarutse ngo bageze bate? Bihana. Biyiriza ubusa banageze bate? Bihana. Ugiye ukajya mu gice cyo kugeza mu cya 13 hakwereka ibikorwa byakoze. Amasaha 6 bigisha ibyanditswe byera, amasaha 6 basenga barerera Uwiteka. Umusaruro wavuyemo kwitandukanya n'abahanyamahanga, kwatura ibyaha ndetse no kubibabarirwa. Murabyumva? Ndashima Imana rero ikintu gikomeye cyane uyu mugaragu w'Imana Nehemiya yakoze amaze kugera mu gihugu cy'iwabo. Muri Ezira igice cya 9, Ezira igice cya 9, ngo Ezira asenga yatura ibyaha by'abantu b'Imana. Murabyumva? Ezira asenga yatura ibyaha by'abantu b'Imana. Mubyumve neza, jya mu gice cya 10 usoma umurongo wa mbere twumva kuvuga. Muri Ezira igice cya 10 umurongo wa mbere. Abisirayeli bongera kwitandukanya n'abanyamahanga. Murumva umusaruro wavuyemo? Murumva? Umugaragu w'Iteka aragiye arasenze, aratakambye, atakambye ubwo bwoko, arabwegeranije, arabwigishije, burumvise, burihanye, bubabariwe ibyaha, bitandukanije n'umunyamahanga uwo ari we wese. Mwumve abahanuzi maze kubarondorera. Mwumve. Uwa mbere nababwiye ni Yesaya. Nababwiye ibyande, ibya Natani. Sinabagwera. Twari tugeze kuri inde? Twari tugeze kuri Yeremiya. Mbabwiye ibya Yona, mbabwiye ibya Ezekiel, ngeze kuri Nehemiya, narishoreje kuri Ezira. Ariko reka mbaze mbabwire ibya Daniel. Ngo Daniel yatura ibyaha by'ubwoko bwabo igice cya 9. Murabyumva? Yari arimo kubaza Uwiteka ati Nyagasani Imana yo mu ijuru, turi babi, twakoze ibyaha, ariko girira imbabazi abagaragu bawe utubabarire, ugira n'imbabazi umurwa wawe wera. Murumva? Abamedi n'Abaperisi dore barimye ingoma, wavuze ko ari bo bazaducyura iwacu, ariko ntabwo turataha. Umusaruro wavuye mu masengesho ya Daniel aninginga abagenzi babo, ababwira ati ibi rero mwabantu mu gihe cyo gutaha cyarageze. Abamedi n'Abaperisi baraje, nubwo bataraduha uburenganzira bwo kugenda, ariko tugomba kubanza gusenga Imana, tukayisaba imbabazi, ikatubabarira ibyaha twagenze dutera twakoze. Mu gice cya 2 n'icya 3 cya Ezira niho ubona umusaruro w'icyo Daniel yakoze. Abantu basubiye mu gihugu cy'iwabo, bamaze kugerayo, igitangaje cyane mu gihe cyo kubaka iriya nyubako baranditse ngo abantu bose, ngo gukiyemo abantu bose batereza amajwi yabo hejuru, bahimbaza Imana, baririmbira Imana, ngo imbabazi z'Imana zihora iteka ringana iki. Bahimbaza icyubahiro cy'Uwiteka, ngo abantu banganikira bose. Abo ni babandi ndimo kuvuga Yeremiya yabwiraga ngo nimunyura muri iyi nzira bakanga kugenza gute? Mukora iki? Ngo ntacyo tuzakora. None baratubwiye ngo abantu bose mu nce zose, abakuru n'abato, abatambyi, abahetsi b'isanduka, buri muturage bose batakambira Imana. Murabyumva? Bigaragara ngo aha niho haboneka umusaruro w'ibyo bari barakorewe nk'abantu b'Uwiteka koko. Bari barihanye bivuye ku mutima. Urwo ni urufatiro, ni narwo rufatiro rwacu. Murabyumva? Mwumvise? Kuko ari ubutumwa bwo kwemera kubabarirwa ibyaha,
natwe twubakiye ku rufatiro rw'abahanuzi. Yego, kwihana no kubabarirwa ibyaha, urufatiro rw'intumwa, urufatiro rw'abahanuzi. Ingingo iyi turimo kuvuga, urufatiro ururimo turimo kuvuga, ibyanditswe byera bivuga ngo ruracahagaze. Murabyumva? Reka rero mbabwire, kwihana no kubabarirwa ibyaha, iyi ngingo yaratsinze. Ngo yagenje ite? Uzagerageza kuyisenya ni nk'umuntu ugerageza gusenya Babuloni, ntayazashobora. Murabyumva? Babuloni nta mwana w'umuntu wabaca kuyisenya. Ibyahishwe igice 18, irimbuka ryande hatwereka ko ari Imana yonyine izayisenya. Ngo naba abamarayika bamaze kubona ibyo Uwiteka akoze Veda kubera kurimbuka kwa Babuloni, igice cya 19 cy'ibyahishwe Yohana. Murabyumva? Ngo bishimira irimbuka ryande rya Babuloni. Buriya reka nongere ngaruke kuri iki kintu. Ndavuga cyane nko kuri leta y'u Rwanda yihaye guhagarika iby'amadini. Buriya ariko icyaha gikomeye cyane. Murabyumva? Niba bareke basenga uko bashaka, basenga uko bashaka, abasengera munsi y'ibiti bahasengera, basengera mu ngo bahasengera, sengera mu nsengero bazisengeramo, izitagira parikingi bazihore, izitagira amatoilette bazireka bazajya kunyiwa. Gahunda y'amadini izashyirwaho iherezo n'Uwiteka. Murabyumva? Na buriya bibesha ngo barayafunze, ntibibuza abantu kugeza guterana. Na buriya bafata abantu bakabafunga, ntibibabuza guterana. Bigaragara ngo gahunda y'amateraniro, ibyahishwe 18, gahunda y'indirimbo, gahunda yo gucuranga, ibyo bigwi byose biranga Babuloni byayirangaje bituma yakoze igikuta gihanganye n'Uwiteka. Uzabisenya ninde? Kubera iyihe mpamvu? N'imbaraga za Satani zimukora hano ku isi. Ubwo usenya isengero, uwirukana abantu bazirimo, uzihagarika, ikintu abakoze ni iki ngiki. Cya mbere, abagiranye ibibazo n'abantu babiri. 1, abagiranye ibibazo na Satani, kuko Satani ni abakozi be. 2, abayivanze mu murimo uzakorwa n'iki? N'Imana bayigeranije. Ubwo rero usenya isengero, uzihagarika, ubuza abantu kuzisengeramo, ararwana na Satani akarwana n'Imana. Ngaho leta y'u Rwanda izarwane nabo bantu babiri turebe. Izarwane nabo turebe. Ntibizashoboka rero. Ndashima Imana rero ko Babuloni izasenywa n'Uwiteka, kandi ikindi nubwo nayo izagerageza kugira ngo isenye urufatiro rwubatswe n'Imana, nayo ntizagenza ite? Ntizabishobora. Imana yacu ishimwe ko urufatiro rw'Imana rugihagaze na bugingo n'uyu munsi. Murabyumva? Kandi Bibiliya tubwira ngo Imana izabande abayo. Inkuru nziza rero yo nabanza kubabwira nuko kuri gereza ejo bantelefonnye tuganira, bambwira ko barangije ya brochure yanditse mu Giportugale. Murabyumva? Mwumvise? Barangije kuzihindura mu Cyongereza. Barambwira ati iki cyumweru uzaze utore brochure kugira ngo zikwifashirize umurimo. Si ikintu kizara? Ni ikintu kiza cyane. Geshima abantu dukorana bakagira umusaruro. Ikindi nuko guhera muri weekend iza ngiye gutangira amaturu y'amatsinda twigishije. Abyumvise? Igihe mutazajya mumbona, muzajya mumenya ko nagenje nte nahafashe. Ndashaka kureba ngo ese baracyari ku rufatiro cyangwa nabo barimo kurusenyagura. Sibyo ra? Hari aho ugera ugasanga ubutumwa bigisha ntabwo bugifite base kwihana no kubabarirwa iki, ukongera ukabakorera refresha nk'imwe bakorera abasirikare. Funga wasonga mbere barasa gutya, fungura imbunda gutya, barasuka bakabasubiza hasi, bakongera bagatangira ikosi kuntuza nk'abatangiza. N'amatsinda rero nayo yakeneye refresha kugira ngo yongere asubire ku butumwa bw'umwimerere bwubaka fondasiyo abakirisitu bose bagomba kubakiraho. Tuvuye ku ntumwa n'abahanuzi, abambabwiye n'abahanuzi, ariko ntumwa sindazigeraho. Fata ibyanditswe byera. Ubu muri make mwese turemeranywa ko base fondasiyo y'ubutumwa bw'abahanuzi nuko yana no kubabarirwa ibyaha. Yego? Okay.
ubwo wabihakana azafata iyo Bibiliya yijugunye, sibyo? Urusenya afite ingorane zikomeye cyane kuko arasenya. Mwumve ngo Yesu Kristo niwe buye ryubaka iyo mfuruka, murabyumva? Arasenya Yesu nyirizina. Reka noneho tugende tujye mu byanditswe byera, tujye mu butumwa bwiza, twumve intumwa zatumwe n'Uwiteka nazo uko byazigendekeye. Iki kintu arimo kurya n'ikibi byazigendekeye, ubutumwa zari zihetse. Wageze muri Matayo? Tugire muri Matayo noneho dusome twumve. Matayo wahageze? Igice cya 3 uradusomera umurongo wa 1 n'uwa 2. Imirimo ya Yohana uko yari iteye, imirimo ya Yohana icyerekezo cyayo, nibyo ugiye kudusomera. Yohana umubatiza yigisha ko nta kagufu. Yohana umubatiza yigisha abatiza. Uwo batubwiye ninde? Harya ntabwo Malaki yamuhanuye ngo hari uzamubanziriza, murabyumva, nk'intumwa ye aje kugira ngo ategure imitima ngo izamwakire? Intumwa y'iki? Y'Imana. Inde? Yohana. Umva rero umurongo wa 1 haravuga ngo iki n'uwa 2. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudeya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uretse gatoya yaje avuga ngo iki? Mwihane. Mugenze mute? Mwihane. Ko mudasubiramo mwese, yaje avuga ngo kira? Mwihane. Urakoze cyane. Uwo si Yohana, nta byinshi twamuvugaho kuko baranditse ngo ubutumwa bwe mwifuzo byose ngo yari nk'ishoka igeze ku gishyitsi, yasaguraga imitima y'abantu, abantu bagataha imitima inagana imeze gutya, bajya gutakambira Uwiteka ngo ababarire ibyaha byabo. Murabyumva neza? Barananditse ngo nibwo butumwa abagaragu b'Uwiteka bagomba kujyana, butazigera bukikira umunyabyaha, bugomba gutunga urutoki icyaha, umunyabyaha akabura amahoro, akumva ko ari ngombwa ko akwiye gusanga Imana nawe ikamubabarira ibyaha bye. Murumva? Yohana shoje, Yesu aramwunganira. Jya hakurya yaho igice cya 4 Veda umurongo wa 17 aravuga ngo iki? Turagenda na Peter? Okay. Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Yesu yigishiriza he? Yigishiriza he? Kaperinaumu. Okay, arahageze. Ibyo yababwiye ni ibiki? Umurongo wa 17. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amina. Ubutumwa bwa Yesu bwibandaga ku kwigisha abantu kugeza gute? Kwihana. Reka mbabwire, nimwumva umubwiriza adakomoza kuri iyi ngingo hita umudeklasa. Jye numva umubwiriza nkamutega amatwi 1 2. Iyo numvise ibimuvamo bidahamya bitagusha ku kwihana no kubabarirwa ibyaha no gusanga Yesu, uwo nguwo ababaye intinuza, ababaye n'igisuzugurwa imbere yanjye. Kuko nibaza ubutumwa ahetse n'uwabumuhaye nkayoberwa uwo ari we. Yesu atumye Yohana, Yohana azavuga abantu ngo abantu nibagenze bate? Nawe ariyiziye ngo ahera ubwo atangira kwigisha, abwira abantu ngo iki? Ongera usubiremo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ndashima Imana rero ko nyirabwo yaje akabutsindagira ngo buri muntu wese uzamukorera nawe azabona intandaro, azabona ahahera, azabona baze y'ibyo agomba kubwira abantu. Mwabyumvise? Ubu mbabwira hari n'ikindi giterane gikomeye cyane Vedarabizi. Hari aho tuzajya muri ziriya nce za Runzu ku mubyeyi ufite amatora menshi ayobora, bazaba bakoze yubire, baravuze ngo muzahamagare mwarimu azaza twigishe bwa butumwa yatwigishije bwo kwihana no kubabarirwa iki? Ibyaha. Umuyobozi w'urwo rusengero yakira imbabazi z'Imana, niho azabera yubire, hazabateraniye abantu benshi. Ubu kimara kubimbwira Veda ndicara nkumva icyo giterane nicyo nibereyemo, kubona abantu imitima iziyakirira iby'Imana, nguwo umunezero wanjye. Ubwo rero mu mpera z'uku kwezi dufite igiterane gikomeye cy'abantu bakeneye kwakira imbabazi z'iki? Z'Imana. Yesu rero abantu yatumye yarabwiye ngo munyigishirize abantu kwihana no kubabarirwa iki? Ibyaha.
ugasanga abantu baheze mu bya temperance, abantu baheze mu butumwa bw'ibintu utamenya ubwoko bwabyo, baheze mu bintu utamenya ubwoko bwabyo, bari mu butumwa bw'abamarayika, bari mu butumwa bwo kwirindira amagara, bari mu butumwa bwo kuva mu byaro bajya he, ugasanga nibyo bashishikariye, bakirengagiza ya ngingo ikomeye y'urufatira abana b'abantu bubakaho. Yesu avuga ngo icy'umurongo wa 14 wa 17 igice cya 4. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha abantu. Subiramo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Abantu bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri he? Buri hafi. Jya muri icyo gice n'ubundi 28 umurongo wa 17 yari yegereje gusubira mu ijuru, asigira misiyo abantu be yabanaga nabo ibyo bagomba kuzajya bashyira abantu. Igice cya 28 umurongo wa 19 yavuze ngo iki? Ijambo cya kugira ngo muze kumva neza. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Harimo ijambo ngo bagende bahindure abantu abigishwa bande ba Yesu. Buretse gatoya mubagira abafana b'ubutumwa nigishaga muzubize. Hari ababwiriza bafite inshingano yo gusobanurira abantu ngo ubutumwa bwo gutsinjira n'ubundi kubwo kwizera ngo nibwo n'ibihamya byinshi, ariko batabajyana muri iyo nzira yo kwera no kubereka ibyaha. Ibyo rero ntacyo bimaze. Ntabwo dushaka abantu bazavuga ngo ni ukuri, ngo buri ubutumwa ngo uraburwanya, ngo ariko ni ukuri. Twari dukeneye abatujya inyuma kuko nta juru dufite tuzajyanamo abantu. Murabyumva? Dukeneye ubutumwa buhindura abanyabyaha. Nicyo nigeze mbwira ababwiriza bamwe twari turi kumwe nabwo ngo twamaze imyaka n'imyaniko twigisha abantu bahinduka abafana b'ubutumwa bwiza, nta muntu n'uyu n'umwe ukora umurimo nk'uwo twakorewe. Murabona tutaragize sheke mu myaka 6 yose tumaze twigisha ngo ngo babutumwa wigisha abantu ngo bagatangira kurira, ngo bamwe bakareka inshingano z'amatorero, ngo abandi bakavuga ngo ntibazongera gutanga ibya 10, ngo mpaka Imana ari ukubaba bari ibyaha byabo, ngo ubwo butumwa ntabwo ari bwo, ngo ubwo butumwa n'ubwo bwaka, ngo waravangiwe, ngo amadayimoni yarinjiye. Nababwiye ngo uru rufatiro ruracyahagaze. Murabyumva? Kandi uzagerageza kurusenya azaba nk'umuntu ushaka gusenya Babuloni, azafata bigezeho. Aho mwumvise urufatiro ruracyagenje rute? Ruracyahagaze. Yesu yigishaga abantu akabigisha ibyo guhinduka mwihane mubarirwe ibyaha byanyu. Agiye gutuma abantu babwira ngo muyigishe abantu bahinduka abigishwa banjye bahinduke, maze babone kujya kwigisha abantu, babone kubatiza abantu, maze abantu bamara kubatizwa banababarirwe n'ibyaha byabo. Imana ishimwe ko ari misiyo nziza cyane Imana yahaye abantu. Turacyari aho ngaho. Urimo kumva? Turacyari aho ngaho. Jya mu byakoze no mu gice cya 2. Abantu Imana yatumye nabo intumwa z'Imana, kandi ngo turi ku rufatiro rw'intumwa n'abaki. Intumwa n'abaki turangije abaki abahanuzi. Ubu turi kuki? Ku ntumwa z'Imana. Nuko mugende abantu mukora ibishoboka byose bahinduke. Ibyakozwe no mu gice cya 2 urahera ku murongo wa 37 ubanza udusogongeza amagambo abanza aho ngaho twumva uko avuga. 37 urasoma na 38 uraba urushoje aho ngaho twumve za ntumwa zatumwe zigiye kwigisha abantu iki. 37 abantu 3,000 bahindukirira Imana. Yaraga ngo mugende muhindure iki? Bahindure iki? Abantu twarabwiye none baragiye baratangiye ngo noneho baratubwiye titire ngo abantu 2,000 bingahe bagenza bati bahindukirira Imana. Irya jambo rigarutsemo bigaragaye ko ibyo bakoze noneho bwa butumwa Yesu yabahaye barimo kubukora. Yego. Umva noneho ukuntu bagiye kutubwira. Abo bantu bumvise ibyo bibacomita mu mitima. Aretse mbabwiye ubutumwa bubembereza abanyabyaha ntabwo bukenewe. Dukeneye ubutumwa bugenda bugatimbura umutima w'umunyabyaha akabura amahoro, agatangira gukanaguzwa, abandi bakanarira, abandi bakavuza induru, bakakubaza ngo none ko tubonye ko turabicanyi tugenze dute? Mwabyumvise?
tugomba gutanga ubutumwa bubuza amahoro abanyabyaha. Abavuga ngo dutanze ubutumwa bw'iterabwoba, uzababwira ngo n'ubundi byihebe babita abatera ki? Abaterabwoba. Uzababwira ngo Yona iyo ajya gucikirira abantu atababwira ko inkota iri inyuma bari gukira, ababwira ngo rwose ibyaha byanyu nibimaze kuba byinshi nimubyireke nimugenze mute, kandi mwabantu mwe buri Uwiteka yabahana. Turagendana, yaragiye araberurira arababwira ngo kijya gikiza abantu nukwiyiriza ubusa, nugusenga, nukujya ku mavi bakata, ntibongere kurya, ntibongere kuryama ikintu cy'umunezero bagafasha hasi, bagahinira ubugingo bwabo bagatakambira Uwiteka. Murabyumva? Iyo muze kubona ko arabukurimbuka, murabikora muzakira, murabyihorera, mutegereze iminsi 40 muzamure bakabaho. Yaraberuriye Yona arabikora. Yesaya atumva Imana yavuga ngo mwabantu mwe muze mugina ibyaha byanyu nubwo mwaratsembye abantu nta kibazo Imana izababarira. Ni mu byange noneho, ni mu byange inkota izabarya kuko akarimo k'Uwiteka ariko kagenza gato kabivuga ati se natawuzi ibyabaye ati ntabyo nzi. Igihugu cyacu cyagushije ishyano tibite, harimo umuntu w'umugome kabuhariwe afata intama y'umuturanyi we ayirya yirengagije iz'abandi, kandi wari umukene aratuza agatamba kamwe, ati uwo muntu agasogotwa ati iyo nkota irakajya kuri wowe. Ati gute? Wabuze abagore usambana nabo, ubona abakobwa usambana nabo nk'umwami, kugeza ubwo wacu umuntu umugore warangiza ugakora icyaha cyo kumwica kugira ngo ugenze ute? Umugabo abona arafashwe. Murabyumva? Isi mu bana nto aratoroka ajya mu ishyamba ajya kuririra Uwiteka. Ibyaha bye bigenza bitera birababarirwa. Murabyumva? Ezekiel nababwiraga, Imana yatumye ikamubwira ngo ubabwire ati nindamuka mbwiye umunyabyaha kupfa ko azapfa, nawe Yeremiya ukiye ibintu byo kubakikirira kakubayeho. Ukagenda gutera kakubayeho, genda ubabwire. Kandi noneho igice cya 9 umurongo wa 4 ubabwire ngo nimwangare, nimwanga Uwiteka naramuka anyuze muri iki gihugu, marayika w'akazahara azazana inkota azatikura abana, base, banyina, abakobwa, abahungu, abasaza, abakecuru. Ntazatinya no gutikura igikecuru rukukuri cyangwa igisasa rukukuri, nacyo ntabwo kizacika inkota. Ari ukukikira kwari kurimo. Reka mbabwire ngo amagambo Yeremiya yavuze, nigeze nigabaga ngo amagambo Yeremiya yavuga nabwira abantu atabakikirira, dore ko Uwiteka ari mu bwenge ariko ubundi hari aho ugeze ubona ko hari amahoro y'abanyabyaha. Atoya nta mahoro y'abanyabyaha. Gereyade habuze umuti, atereka da kuko ubwoko bwanjye babwomborera uruguma banyuze hejuru. Imana irimo kubwira ngo nujya kubwira abayuda ntuzigere bakikirira, uzababwira uberurire. Umva abagaragu b'Uwiteka barahagurutse. Imana aravuga ati nimugende abantu bahinduke. Bagiye kubwiriza ubutumwa, barabivuga ko titira tuvuga ngo nabo bagenza batera bahindukirira Uwiteka. Byagenze bita umurongo wa 37. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima yabo. Ubwo butumwa tugomba kujyana n'ubutumwa bugomba kugenda bukanyeganyeza imitima y'abantu, bukabacumita mu mitima, bukabamena, amahoro akagenza akabura. Ego nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, subira inyuma. abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima yabo, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, tugire dute? Babashubije ngo iki? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera. Amina. Arabwiye ngo byabacumise abantu baratagaza umwuka byaramwe, nimutugire inama tubigenze dute? Mwihane mubabarirwa ibyaha byanyu bihanagurwe, mwuzure imbaraga, ntabwo iza mu mwanda. Imitima igomba guhinduka, bigomba kubanzirizwa no kwihana kubabarirwa ibyaha. Mwakwibaza ngo ubwo bwoko bw'Imana bwaheragahe bwigisha abantu kugira ngo ibintu bigeze ubwo bibacumita mu mitima bakabura amahoro? Icyo kibazo kiroroshye gusubiza. Ambuka hakurya igice ya 3 umurongo wa 18 urasoma na 19, barahita babyumvamo. Bavugaga ibiki byatikuraga imitima y'abanyabyaha.
18 na 19. ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa. ariko ibyo Imana yabihanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose. Subira musome neza. ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Nuko mwihane muhindukire. uretse gato mwumva ari ikihe cyerekezo cy'ibyo yari amaze kubabwira, noneho akabasobanura ati ibi nibyo byari byararenganijwe kugira ngo abantu bazabyige. Subiramo 17 18 17 nuko Imana ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Nubwo Bibiliya yanditse muri resume, biragaragara ko bari bamaze kwigishwa no gusobanurirwa iby'urupfu rwa Yesu, uburyo rwari rwarahanuwe. Noneho abo bagaragu b'Uwiteka bakamwemeza, barahira imbere yabo ati ntabwo munzi, mwihakana ntimubizi, ngezane ntimubizi, ni twebwe turi abagome, ni twebwe twamwiciye, turi abicanyi. Mwabayuda mwe mureke turambike intwaro hasi, turambike ubwibone bwacu hasi, dushyire umupira hasi, turabagome twahemukiye Imana. Noneho mu kubasobanukira bagati ibi bintu rero byari byaranahanuwe, usibye ko byadusohoreyeho. Subiramo 18 ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Haleluya. Iguhembuka kubone, ngiyo baze y'ikintu icyo ari cyo cyose na buri nyubako iyo ari yo yose abantu bagomba kubakiraho. Ni urufatiro rwubatswe n'intumwa n'abahanuzi, ni ubutumwa bwo kwera no kubarirwa ibyaha. Ngiyo baze uyu munsi baye ngombwa ko nyisubiramo kugira ngo mwumve neza iyo baze. Uwirengagiza umubwiriza utayikomozaho, umubwiriza uterekeza aho hantu ngo abanze ashakire abantu baze ibyo arimo, ntabwo ari iby'Imana. Abanza wongere usubire nuza mu Efeso igice cya 2:19 udusomere, twongere tuhavive tuhumve neza, kuko nicyo cyari cyigisho, ni nacyo cyari inuza ikintu twagomba kuganiraho kuri uyu munsi, ngo twubatswe. Abefeso igice cya 2:19 usome twumve. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Amina. Niwe buye rikomeza iki? Komeza. Muri we inzu yose irateranijwe neza. Muri we inzu yose iteranijwe neza. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura, ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa. Namwe ni umugenza mutara. Mama Kiani kurikira. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri we mw'abantu mwe mwakurikiye Imana, namwe murubakanwa. Nibiciraho Simoni, noneho namwe mukaba inzu y'Imana. Simoni, kugira ngo mube inzu y'Imana yo kubabwamo n'iki? N'Imana muki? Mu mwuka. Noneho rero aho niho twubatse. Mwumvise? Ubwo nibwo butumwa bwacu. Benzi ndagukubita turari. Ubwo nibwo butumwa bwacu. Murabwumva? Ariko murumva ibi bihamye. Ariko ninde wabisimbuka? Mbabazi ninde? Ndikweri ninde muntu ushobora kuhakana ibi bintu? Yanze kubyirengagiza bishaka. Nibashaka bazariko. Ntibazatsinda. Murumva? Ntibazigera batsinda, bashaka bazagira imbaraga ngo abatakaye bakatuvamo, baragize bagatangira gusenya inyubako, baritwaje ngo tubwigisha ngo mwiterabwoba, ngo tubwigisha ngo dutera ubwoba abantu, ngo tubwigisha ngo duhata abantu, ngo yewe ngo sinibyo gusa ngo twivanga mu mudendezo w'abantu. Turamaze, ntabwo duteze kuzava kuri iki kintu. Abwe ngo
yewe ntabwo njya nkangwa n'umuntu ukora ibitagira umumaro, ibintu bidafatika, ibintu bitagira inyungu, uwo ntajya nkanga. Murabyumva? Umva mu bika by'uruhererekane rw'amatorero uko Uwiteka yagiye yongera kubigarukaho ku bantu bariho muri icyo. Ibi sit down there. Bicara nyine. Oya hano cara hari mwibeshye mungere mureka aho ngaho. Ye mwabyumvise? Murakurikira? Ntawe uzadukura aha. Umva, aha tuwashinze ibirindiro kuko niyo fondasiyo yo gukira kw'abanyabyaha. Mwabyumvise? Umva, abandi bazigisha ibindi, nibashaka bazagira byinshi, bamenye ko Yesu azaza ejo. Murabyumva? Bamenye ko papa Yesu w'abadive barabagenza imishyikirano, bamenye ibya kope, bamenye ko bagiye gutangaza icyumweru, bamenye ko kizanatangazwa n'ejo, dore ko gutangazwa n'icyumweru cye nta nicyo rinambwiye, nta nicyo rinandebaho, kuko mu butumwa Yesu yamaye ngomba kwigisha nta cyumweru ngezane mbonamo, kuko ntibyanakiza n'abantu usibye kubatera ubwoba, ariko nimba yigisha bakagira base nicyo cyumweru ejo kizatangazwa, kuko hazarokoka abamazina yabo yanditswe. Murumva ikintu cy'igiki? Umva rero abakirisitu bo mu binyejana byose, cara hano, sit down here. Iyo mucakiranye na benza amadayimoni no kubazerereza bakatisha, sinzi ibyo muba murimo, mujye mwicara mwige, niturangiza no kwiga ndababaza ibyo twize. Wumvise? Kandi mubibwire byose nibibananira, ubwo namwe murumva uko biri buze kugenda. Nyamuneka nuba wegereye umwana ujye gerageza kumufata kugira ngo yigire hafi, mujye munabakoresha ikizamini mubabaze ibyo babizi. Tugendere guhera mu kinyejana cya mbere kugeza none. Murumva? Niwo mugayo Yesu agenda agaya abantu ababwira ngo hari ikintu mwirengagiza. None dore icyo bagira w'inama. Tugire mu byahishuriwe Yohana ku itorero rya mbere rya Efeso, mwumve. Urwandiko rwandikiwe Abefeso. Reka igice cya kabiri wahageze? Yego. Soma ku murongo wa 5 twumve. Umurongo wa 5 aravuga ngo iki? Nuko ibukaho wavuye ukagwa. Yego. Wihane. Ukora imirimo nk'iya mbere. Buretse gato, nirihe jambo mwumvise? Wihane. Ikinyejana cya mbere Yesu yabasabaga kugeza gute? Ukora imirimo myiza nk'iya kanga, nk'iya ryari? Nk'iya mbere. Barayikoze. Ndashima Imana. Ku itorero rya Simuruna ntabwo bigeze babwirwa kwihana. Turagendana? Kuko bari baragenje bate? Kandi ikindi nashimye kuri ubwo bwoko nuko bwahamishaga ko bwihannye amaraso y'abameneka. Murabyumva? Tujya ku itorero rya Perugamo hage, nubundi turi ku gice cya kabiri. Waharebye? Yego. Urwandiko rwandikiye itorero Perugamo. Umurongo wa 16 aravuga ngo nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba. Nkure aho uri vuba, ndwanye abo mbatikura inkota yo mu kanwa kanjye. Uwiteka ashimwe. Imana ibwiye abo mu gika, mu kinyejana turi mu kinyejana cya 4 n'icya 5 n'intango z'icya 6. Nabi Imana irababurira kugenza gute? Kwihana. Tuva aho ngaho tugiye mu myaka irenga 1000 noneho. Murabyumva? Mwitoro rya Tuwatira nabi Imana yababwiye ngo iki? Umurongo wa 21 igice cya 2 haravuga ngo sema jambere ko namure. Urahari? Turi ku ijambo rivuga ngo kugenza gute? Kwari rwa rufatiro tugomba kugenza gutera kubakaho. Mwabyumvise? Twagiye umurongo wa 21 aravuga ngo icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Murumva abantu bo mu gihe cyo kwima kw'abapapa no gukora kubupapa mu nyamaswa zamutse ivuye mu nyanja babwirwaga nabo kugenza gute? Kwihana. Imana ishimwe.
tuvayo tujya mu kinyejana cya 18 gishyira cya 18 ahagana mu cya 19. Sarudo wahageze? Yego. Igice cya 3 umurongo wa 3 baravuga ngo igice cya 3 umurongo wa 3. Igice cya 3 umurongo wa 3. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ngo ibuka ibyo wagenje ute? Subiramo. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ibuka ibyo wumvise, wibuka ibyo wakiriye, wibuka ibyo bakugejejeho, ntubitesha agaciro. Nurangiza ikintu ngusaba ugenze ute? Wihane. Ariko reka maze mbabaza, ubutumwa bw'ibihe byose Imana ishaka ku bantu nubwo kugenza ngo kwihana. Murakoze cyane. Noneho muri iki gihe gitindi kirimo ubukirisitu buteye iseseme, kirimo ubukirisitu bubabaje, kirimo ubukirisitu bw'imbera byombi, abantu bananiwe gukonja, bakananirwa gushyuha, bakaba bateye iseseme, Imana akaba ari akazuyazi. Nabo mwumve umuburo ukomeye Imana ibaha. Murabyumva? Birababwira ngo kuko nta kindi gika cy'abandi bantu bazakurikira inyuma yanyu, mwebweho ndababwira ngo iki umurongo wa 19. Umurongo wa 19. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko gira umwete wihane. Ntushaka dusoreza. Gira ngo ikigijoro kirangiye. Abo nkunda bose ndagenza ndabacyaha. Uwiteka aracyaha, mu butumwa bw'aracyaha, ahisa busoza ngo nuko rero mugire umwete mugeze musi mwihane. Aka gatabo ni agatabo k'umutima w'umuntu. Murakazi? Twigaga ibyo guhinduka kw'imbere. Kwihana ni ingingo imwe, nibwo butumwa, ni nayo base, ni nayo fondasiyo. Murabyumva? Ubu subiye muri reviziyo y'ibyo twize nko mu minota nk'icumi mbe birangije. Ku ipaje ya 6 y'icyo gice murareba aka gatabo ni kanini. Muritegereza uyu muntu. Muramwitegereza. Umva ni ikigabo cy'igikara, sinzi impamvu abantu babe banyabyaha Satani baberekana nk'abirabura. Ntabwo mbizi. Abafaransa bakoze ibi bintu barakoze. Nkunda ko bamugira umuzungu. Kuki Satani aba ari umwirabura? Kuki abadayimoni baba ari abirabura? Kuki abagizi ba nabi baba ari abirabura? Ariko n'abirabura natwe duteye kundi. Uzi imipanga y'abirabura ukuntu ibivugiriza. Jewe haraho birebe. Muzarebe byonyine y'abazungu barimo kubyina ubona ari ibintu biri smart. Ariko ari ibintu abirabura bakora nawe ukabona ko mutwe aremekira. Hareme kitagenda. Mwebwe mujye mukurikira umuntu tubera kuri TikTok, murebe utuntu abantu bakora. Hari ibintu abirabura bakora ukavuga tumva mwakagombye kuba muri abantu. Ariko pe abazungu baradusize. Niko bimeze, siko bimeze. Ni mundaba rero urugabo rw'umukara. Undebera ibinyamaswa birunze mu mutima we. Twiga ejo bundi nababwiye ngo guhinduka kugomba kubaho mu mutima w'iki w'umuntu. Mbabaza ikibazo ngo ese amadayimoni yarariho ngo ajya. Yewe mwasubije ibisubizo byinshi muracyabyibuka? Nanjye ndabaseka. Umbwiye ngo aragenda sajya he? Ngo ajya hafi aho hese. Ngomba jije serekata. Ati ni hafi aho nyine, hafi hese nibavuye mu mutima. Uyu umutima se. Kandi umutima usobanura ibiki? Ibitekerezo. Buriya umunyabyaha rero umubiri we amadayimoni arimo ni nk'inyo zijagata. Umutima w'ibitekerezo bye haba haritse mande. Kandi Yesu yashaka gutura mu mutima w'umuntu nta handi ajya hehe mu bitekerezo. Ntabwo yajya guturana n'icyo kintazi. Gusa iki kintazi cy'ikibiri twambaye ni urusengero, nicyo gifunitse ibyo bitekerezo. Murabyumva? Icyo cyumba cyiza rero nicyo Yesu azagaturamo. Mwabyumvise? Mu kugituramo rero hari umurimo agomba kubanza gukora, aragisukura. Tujye ku ipaji ya 21 yo kuri icyo gitabo, yo kuri ako gatabo. Paji ya 21 arabanza kubitamo urumuri. Urumva? Ariko ngiye kubanza kubabaza. Kuki uzi ko nawe ukureba wisohokera wambaye gusa ninjoro nukubera ari mu mwijima? Uzi ko n'amatara yagiye cyangwa se nana mufite wivira mu cyumba bakira cyaza sukaza ugakata hano ukabaho kugira kuri toilette hariya hanze rwose ukongera ukigarukira wambaye iki?
ubu bazagucanireho itara urebe ukuntu ukinagira ko muze ntukinagira ubuhunga iki ni muzubi ubuhunga iki urumuri umwijima buri gihe ibonye umucyo ugenza ute uratibika mwabyumvise ibi binyamaswa rero kuko ari ibinyamwijima mwabyumva umucyo w'umwuka Uwiteka iyo utangiye kurasira mu mutima w'umunyabyaha ibinyamaswa bikura meza nimurebe byose na shebuja wabyo birimo gusohoka bigenza bitera byirukanka ariko niba mwitegereza neza ubwo zitibitse zirukanka paji ya 24 aho bihagaze nihe ni inyuma y'iki y'umutima inyuma y'ibitekerezo se hari iki umubiri yabisanze byene wabo kuko n'ubundi byari bifashe uwo mutima nta handi biba byaravuye aho ngaho murumva biba bisanze byene wabo mu mubiri Imana tuye umuntu unyakiriye umucyo wanjye ukabugezemo murabyumva hadashobora kwicara ngo ibyaha byirirwa bicurirwamo reka nze nyobora umuntu wa impagarike y'umuntu wese nkoresheje ibitekerezo Satani ati nanjye uwo mutima nari nifitiyemo icyicaro nanjye nzakora ibishoboka byose nongere nsubiremo murabyumva ipaje ya 27 na 30 27 murahareba harimo Yesu abambye murabyumva kuri 30 harimo triangle ni rwa rwego Imana ishaka abantu bayo rwo gukiranuka Imana ikabituyemo iganjemo nta kindi uwo mutima wera usibye imbuto z'iki kugwa neza kugira neza ingeso nziza ntabwo ari bya bindi abantu bihambira imbere y'abantu ngo kuko umuntu yanyuze aha ngo ntiwamufashije ngo buriya ngo nta mbuto wera ngo ntabwo uri umuntu w'Imana oya ni umutima uvamo iki uvamo ishimwe umutima wera iki wera izindi mbuto murabyumva uwo mutima Imana iwukoresha akagira abandi bantu bakira wavuga wabwiriza watanga amafaranga yawe watanga essence wakora iki ariko ukagira uruhare kugira ngo n'abandi bagenze batera bene uwo mutima ukabuganje n'Imana ahantu icyaha kidashobora kugenda ngo gicurire imigambi yacyo ubujasi ngo yicare hariya mu iduka narangiza ubuhehesi afitemo buzamuka buha intebe abwira mama Eve ati mama Eve ngwino usigare aho ku iduka ubu ngiye kureba mu mujyi aho ibiciro bigeze kumba agiye gukata kirazuru afite yindi ncoreke murabyumva ngo uwo mutima muri jasi ube wararandutsemo neza ubuhesi budashobora kwicara ngo bucure umugambi kuzageza ubwo icyaha kigera kigashyirwa mu ki kigashyirwa mu bikorwa mwabyumvise nababwiye ko ari rwo rwego Imana igenza ite idushaka mwabyumvise nitumara guhinduka neza rero imitima yacu rwose yarabaye inzu y'Uwiteka twarubakanywe na Kristo nk'uko rwa rufatiro rwazamuwe neza Yesu akaba atuyemo dusigarana ibibazo by'ibindi byo hanze murabyumva adutuye ahantu habi dutuye aho imodoka bidusakuriza dutuye aho baduhemukira dutuye aho umudamu yatubwira nabi abana bakagutesha umutwe ibyo si ibintu bivuye mu mutima wawe murabyumva neza ni ibiturutse hanze bije gutera kugaba ibitero ku mutima wawe mwabyumvise intambara mbi nigiye guturuka hehe indani uwo mutima rero ni uyu nguyu waho Imana dushaka ingorane rero nimurebe umutima wari icyicaro cy'Imana ukiha gusubira inyuma murareba iyi pica harimo urudayimoni rumwe nirwo rwakorudonaga ibikorwa by'inyamaswa zose zirimo noneho niba mureba uko uwo mutima ugiye kongera kwatakwa haje abadayimoni 7 buri muntu haje afite inyamaswa niyo mpamvu muzabona umuntu wiyunze n'Imana umuntu wigeze gutanga ubuhamya umuntu wabanye n'Imana umuntu wayikoreye umurimo akiya gusubira inyuma akora ibyaha ukibaza ngo uriya ni wa muntu watanga kuba arakwambura ku mugaragaro murabyumva ashaka undi mugore ku mugaragaro akora ibintu bibi ku mugaragaro ugasanga afite isura isigaye irutwa n'iy'abanyedini kubera iki nawe siwe murabyumva wa mutima wari icyicaro cy'Imana ntabwo akiri dayimoni umwe ukora udona ibyaha ahubwo hari abadayimoni 7 bashinzwe noneho kujya nakakoze kose buri imbaraga zarutangira agashyira mu bikorwa harimo inyamaswa hari dayimoni umwe uzi korudono
niyo mpamvu rimwe na rimwe twabonaga hari ibyo adashobora gukora. Murabyumva? None haraza abadayimoni bangahe? 7 nibo bagiye gufatanya kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kizajya kivuka mu mutima we ngo agire imbaraga zo kukirwanya bakineshe. Gukora ibyaha nkana, gukora ibyaha ku mugaragaro, imbaraga ikabura burundu. Ukibaza umuntu ukora ibyo ukabona ni ikibazo gikomeye, agahemuka kabura akavuga nawe agakora ibintu bibakanga bana akagenza ate. Ukibaza uyu muntu urimo kuko ni wa wundi narinzi cyangwa siwe witangara. Murabiva neza hahari dayimoni umwe buhage bangahe? 7. Niba ugira ngo noneho ndanakubesha, itegereze neza ukuntu abasigaye ameze. Satani araza ati noneho ko ibintu byari bimeze, reka nze shyiremo intebe noneho niyicarire mu gihe y'ubwanjye n'abadayimoni ba. Narangiza ahita afata umutima zana ikinyururu ngo igeke awuboha udanangire ku buryo umuntu umwitegereza n'isura yo ukabona yataye Uwiteka. Unamureba gutya gusa ukabona isura ye ni Satani muzima. Satani akakugaragarira, umuntu akitegereza ati mva niyo urebye jase ntabwo akiri wabo, n'isura ye iragaragaza uwariwe. Itekereza kuba mubi imbere kuzageza n'ubwo urusura rwa rugeza rutera bigaragaza haryo urusura rw'uyu mugabo rugiye kuba nka ya pica ya mbere, ariko rwose ruba rurimo n'ibinogori, ni rwo rubi kuruta ya pica ya mbere. Abanyabyaha bararutana. Uwigeze mu nzira y'Imana ibintu asigara akora biba ari bibi kuruta n'iby'abapagani. Murabyumva neza? Muramurikire? Imana rero iturinda ako kaga. Ngiye kurenza kuri ibi nabashaka kamunani. Niba ushaka kuzasoza neza iby'uru rugendo, komeza unambe ku Mana, ntuyimure. Bona nubwo waterwa n'impagararo, uzatabarwa nande? Na Rutare azagutabara nta kibazo. Nubyanga hari aho uzagera kugeza nubwo abantu bakureba bakagusomamo neza uwuriwe. Murabyumva? Abantu gasanga barakoranye, bari mu butumwa bwiza, bari hamwe, umwe asigaye akorera ibikorwa undi. Murabyumva? Uriya neri yari koko twa ni wenyine niwe. Ahubwo ikibazo nta isura ye ntabwo umenya ukuntu amasura y'abantu agenda hindagurika. Yarangiritse abaye mubi. Ahubwo wowe uheruka inzira ryari muki. Icyicaro kigeze kuba icy'Imana kigabizwa n'undi araza yicara amashyiramo intebe. None urashaka ko azagaragaza Yesu. Umva Abanyarwanda bavuze ngo utazi umwanzi ajya ashishikarira gusiga iki umubiri. Uzajya ubusiga unogereza ubutunganye w'ibyo wifuza byose, ariko narababwiye ngo ujye umenya ko ari nk'impire ebyiri uryamanye mu gitanda cyawe. Ni umwanzi wacu yego. Icya kabiri, nta bucuti tugomba kugirana na Satani kuko yanze umwami wacu natwe aratwanga, arahiga n'ubugingo bwacu. Ubwo rero twebwe niturwane kugira ngo imitima yacu ihinduke, nimara guhinduka hicara Imana. Murabyumva? Muramurikira? Tuburizamo ibyifuzo by'uyu mubiri, Satani wazatworohera. Muri Yakobo aravuga ngo murwanye umwanzi, nimuhaguruka mukarwanya umwana nawe azagenza azabahunga. Kubera iki? Ngo ntabwo turagera hatabasha kurasa iki. Urumva icyo asaba yararwanira kure. Murabyumva neza? Ikibazo ni uru rutindi rwimukiyemo ibidayimoni twari dufite mu bitekerezo byacu. Ubwo rero Imana iduhire kandi dufashe guhinduka kw'imbere rwose kuboneke kandi kugaragare, bizadufasha mu izina rya Yesu.